rw'Umwuka Wera. The role of the Holy Spirit. Twabonye ko Umwuka w'Imana atwemeza ko turi abana b'Imana. We saw that the Holy Spirit endorses us as children of God. Tubona nanone kandi ko Umwuka w'Imana dutoranya ari we yadutoranije. And we saw that the Holy Spirit chooses us, is the one who chose us. Tubona ko ushobora kuba wicaye mu nzu y'Imana ariko utariho ikimenyetso cy'uwatoranijwe. We notice that you can be seated in the house of God, but you don't have the sign of a chosen person. Ejo nababwiye ko Satani yari harakurwanya bashaka kugukuraho inyenyeri wahawe. Yesterday I told you that when the devil fights you, he wants to steal away your star. Umenye ngo iyo Umwuka w'Imana gutoranije agushyiraho ikimenyetso kigaragaza ko watoranijwe. Just know that when the Holy Spirit chooses you, he puts a sign that you're chosen. Icyo kimenyetso abamarayika b'Imana barakimenya. That sign, the angels of God know it. Hallelujah. Hallelujah. Kandi n'abadayimoni barakimenya. And the demons also know. Buriya niba ubona ukiriho, when you see that you're still alive, ntutekereze ngo ni kubw'imbaraga zawe. don't think that it's because of your strength. Ibyaguhize ni byinshi. What hunted you down is many. Ibyaguhigaga ni byinshi. What hunted you down is ariko many. watabawe na cya kimenyetso cyari kiri ku buzima bwawe. But you are rescued by the sign on your life. Ikimenyetso cyari kiri ku buzima bwawe. The sign on your life, ni ukuvuga ngo gifite ubutumwa gitanga. it has a message it sends out. Gifite ubutumwa gitanga ku bamarayika. It sends a message to the angels. Umumarayika ukurinda agahora ari bugufi bwawe kubera ko ikimenyetso kikuriho. And the angel who protects you is always near you because of that sign. Waba uryamye aba ari aho ngaho. Whether you're sleeping is there. Waba ugenda muragendana. When you're walking is with you. Waba uri mu kazi muba muri kumwe. When you're at work, you're together. Hari ibintu ugira gutyo ukabona birakemutse mu buryo butunguranye ntumenye uko bigenze ariko marayika w'Imana bagize icyo akora. There are things that you do and surprisingly they go through and you get surprised, and yet it's the angel of God who has intervened. Ntabwo rero apfa kugendana n'umuntu gutyo gusa. The angel does not just move with someone like that. Ahubwo agendana nawe kuko hari ikimenyetso kiri ku buzima bwawe. He walks with you because there's a sign upon your life. Imana yacu ihabwe icyubahiro. May our God be honored. Rero twabonye nanone kandi ko Umwuka w'Imana aduhishurira. We saw that the Holy Spirit reveals to us. Ibyo ntabwo ari byo turi bukomeze kuvugaho uyu munsi. We shall not continue with that today. Buri kintu kimwe ku kindi hano gishobora gukora ikigisho cyose. Each point can take a whole entire sermon. Ariko ndashaka kubibabwira kugira ngo mubyibikeho. But I want to tell you these things so that you keep them with you. Kuko iyo umaze kubisobanukirwa umenya neza kugendana n'Umwuka Wera mu masengesho. Because when you gain understanding, you know how to walk with the Holy Spirit in prayer. Turakomezanya n'ibindi. We'll continue with other things. Uyu munsi dusome ijambo ry'Imana riri muri Yohana 14. Today we'll read in John 14. Yohana 14 ku murongo wa 15 kugera ku murongo wa 17. John 14. Yohana 15 kuva ku murongo wa 15 tugere ku murongo wa 17. From verse 15 to 17. Ijambo ry'Uwiteka riravuga ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. If you love me, keep my commands. Nanjye nzasaba Data, nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. And I will ask the Father. Father will give you another advocate to help you and be with you forever. Niwe mwuka w'ukuri. The Spirit of truth. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi. The world cannot accept him because it neither sees him nor knows him. Ariko mwebweho muramuzi. But you know him. Kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Because he lives with you and will be in you. Simbasiga nk'imfubyi. I will not leave you as orphans. Ahubwo nzazaho muri. Amen. I will come to you. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ngo Yesu ntazagusiga nk'imfubyi. Jesus will not leave you as an orphan. Ngo ahubwo azazaho turi. Instead, you come where we are. Nukuvuga ngo nkuko Yesu yagendanaga n'intumwa. Just like Jesus was moving with the disciples, n'uyu munsi aracyagendana natwe. even today he still moves with us. Ariko aragendana natwe mu bundi buryo. But he's moving with us in another way. Kuko yagarutse mu buryo bw'umwuka atari uburyo bw'umubiri. Because he returned in the spirit, not in the flesh. Iyo mvuga ngo mu buryo bw'umwuka ntutekereze ngo ni umwuka
ahubwo utekereze ngo ni wa muntu w'umwuka twebwe tutabasha guhita tubonesha amaso ariko agendana natwe nk'umuntu. When I say spiritual, do not think about a spirit like a wind, but think about a person who is a spirit who is with you. Hari abibajije ngo ariko ibyo atubwira ni ukuri ko abandi batubwira ko umwuka ari inuma, bakatubwira ko umwuka ari umuriro, bakatubwira ko umwuka ari umuyaga, none se ko ijambo ry'Imana ritubwira ngo ntitukikubite ku bintu. Some asked me, but others tell us that the spirit is a dove, his wind is fire. Why does it say that don't hit yourself on things? Ibyo bintu ni ikintu gishobora gushushanya ikintu, kubera ko narababwiye ngo dukunda ibintu bigaragara. These are things that are just images because we like things that are visible. Kandi icyo gishushanya umurimo, gishushanya umurimo umwuka w'Imana akora mu buzima bwawe, ntabwo ari we mwuka w'Imana. It is just an image of what the Holy Spirit does upon your life, but that's not the Holy Spirit. Aha ndashaka kuguha ngo iyo ijambo ry'Imana rivuga ngo ngo muri hazadudubizamo, muba mwubaha ngo hazadudubizamo imigezi y'ubugingo. In the word of God says that in you the wells of rivers will flow in you. Bivuga iki? Ntabwo bivuga iyo bavuze ngo imigezi y'ubugingo, ni ukuvuga ngo haradudubizamo imbaraga z'umwuka wera zishushanywa n'imigezi, zishushanywa n'amazi, kubw'igikorwa iyo migezi ije gukora. Igikorwa iyo migezi ije gukora ni ukukubo. The reason they say that rivers of spring will live in you or the well in you, it means that it's just an image of what that is going to do. It's coming to water it. Because when the Holy Spirit comes upon you and you feel refreshed, you feel watered, and yet you are so rigid. Aho rero ndashaka kubikunyuriramo gakeya kuba yaragiye yibwira ngo ariko bitewe n'inyigisho wari warize imbere, ariko ibyo bashushanyaho babishushanyiriza mu murimo umwuka w'Imana akora, ntabwo babishushanyiriza mu mwuka w'Imana. This is an explanation for those who had questions with the image of the Holy Spirit of God. Remember, that is just to show us the role the Holy Spirit plays in our life. Yesterday we ended on the Holy Spirit. Bigera kuri bitatu cyangwa bine twihuta. Today we'll see other 3 things, like 4 or 3 quickly. Ariko aha ndakwibutsa muri iri jambo tumaze kwiga, ndakwibutsa ko Yesu yavuze ngo abamukunda bazitondera amategeko ye. But I want to remind you what's in the word. Those who love me will obey my commands. Nawe niba ushaka guhabwa wa mwuka azasaba data, ugomba kubaha amategeko ye. Even you, if you want to have the Holy Spirit, you have to obey his commands. Icyakane noneho dukomereje ahandi twagarukiye ejo. The 4th point, as we continue from yesterday, umwuka w'Imana adusunikira gukora ibintu runaka. The Holy Spirit pushes us to do things. Dusome muri Luka igice cya 4 ku murongo wa 2. Let's read in Luke 4, Luka verse 1. igice cya 4 ku murongo wa 2. Luke 4, verse 1. Luka igice cya 4 umurongo wa 2. Luke 4, verse 1. Haratubwira ngo Yesu yuzuzwa umwuka wera. Jesus, full of the Holy Spirit, ava kuri Yorodani ajyanwa n'umwuka mu butayu. Left the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. Ava kuri Yorodani ajyanwa n'umwuka mu butayu. Left the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. Hallelujah. Hallelujah. Imana yacu ihabwe icyubahiro. May our God be honored. Imana yacu nishyirwe hejuru. May our God be lifted high. Hallelujah. Hallelujah. Aha, iri jambo riratwereka uburyo umwuka w'Imana. This word is showing us the way the Holy Spirit of God, umwuka w'Imana, the Holy Spirit of God, ayobora ubuzima bwacu. leads our life.
aha ndashaka tubihuze neza. I want us to connect these things. Gusunikirwa gukora ibi ngibi tubihuze no kuyoborwa mu buzima bwacu. To be pushed to do this, let us connect with leading our lives. Ku munsi wa mbere tuvuga ko Umwuka Wera ari umuntu, twabonye ko avugana natwe. The first day when we saw that the Holy Spirit is a person, we saw that the Holy Spirit speaks to us. Hari ibintu rero Umwuka Wera ashobora gukora atavuze. There are things the Holy Spirit does without talking. Aha muri iri jambo tubonye ko Umwuka Wera ntacyo yavuganye na Yesu. In this word, we've seen that there is nothing the Holy Spirit spoke to Jesus. Ariko yasunikiwe. Ntabwo tubona ko Umwuka w'Imana yaje akamuterura. We do not see the Holy Spirit of God lifting him. Ahubwo tubona ko Umwuka w'Imana yamusunikiye kugendayo. But we see that the Holy Spirit pushed him to go there. Hallelujah. Hallelujah. Ni ukuvuga ngo Yesu yaragiye aragenda yisanga hejuru ku musozi wo kugeragerezwamo kubera ko yabisunikiwe n'Umwuka w'Imana. This means that Jesus found himself on the temptation mountain because he had been pushed by the Holy Spirit of God. Umwuka w'Imana n'inshuro nyinshi agusunikira kujya mu kintu runaka. The Holy Spirit of God leads you to go into something. Agusunikira kujya ahantu runaka. He pushes you to go in a certain place. Agusunikira kuvuga ikintu runaka. He pushes you to say something like this. Hallelujah. Hallelujah. Uko niko Umwuka w'Imana tuyobora mu buzima bwa buri munsi. This is how the Holy Spirit of God leads us in our daily lives. Umwuka w'Imana ashobora kukubwira ngo haguruka aha usohoke. The Holy Spirit of God can tell you, stand up, leave this place and go out. Ukibaza ngo ariko kubera iki nsohotse ko ntashaka kujya muri toilette ko nsohotse kubera iyihe mpamvu. And then you ask yourself, but why am I going out? I don't want to go to the toilet. What's the reason? Wagenda ukabona nka kariya kana gasohotse hariya. And then you go and find a little child like that one. Kariya kashyizeho imbaraga. And she has put a lot of strength to go out. Umwuka w'Imana akakubwira ngo ca hano. And the Holy Spirit of God tells you, pass there. Wasohoka wakumvira Umwuka w'Imana wagenda. When you obey the Holy Spirit of God and you go there, ugasanga kariya kana kari kagiye kugwa mu rwobo. And you find that child was going to fall in a pit. Kariya kana ukakavanaho. And then you remove that child. Ni ukuvuga ngo wasunikiwe n'Umwuka w'Imana kujya gutabara uriya mwana. This means you are pushed by the Holy Spirit to go and rescue that child. Hallelujah. Hallelujah. Hari ibintu Umwuka w'Imana dusunikira gukora kandi atavuze. There are many things the Holy Spirit of God leads us to do without talking. Ikibazo duhura nacyo rero ni ugukirana n'Umwuka w'Imana. The problem we encounter is wrestling with the Holy Spirit of God. Yagusunikira gukora ikintu runaka nawe ukavuga ngo ariko ibi si byo nari nateguye. And then the Holy Spirit of God pushes you to do something and you say, this is not what I had prepared. Igihe utarare kuri ibyawe wateguye ngo ureke Umwuka kuyobore mu byo ashaka, uracyafite ikibazo cyo gukorana n'Umwuka w'Imana. The time you have not let go of what you prepared to do what the Holy Spirit is saying, you are still very far away to be used by the Holy Spirit of God. Hari nk'igihe winjira muri bisi wagiye gutega imodoka. There are times you go in a taxi going to the park. Ukanicaramo. You sit in there. Warangiza mu kandi kanya ukumva ubivuyemo. And then in another moment, you feel you've come out of that. You come out, you've left the bus. Kubera iki? Why? Ntabwo wowe ubizi. You do not know. Ariko wasunikiwe n'Umwuka w'Imana kuva muri iyo taxi kuko we yabonye ibibazo biri bubi imbere hari. You are pushed by the Holy Spirit of God to come out of that bus because the Holy Spirit has seen ahead of you. Hallelujah. Hallelujah. Abo twari turiho turaganira ejo nababwiye ukuntu twari tugiye mu kazi. Tugeze mu nzira twagombaga kujya mu Ruhengeri hari muri 99. Tugeze mu nzira numva tugomba gukata tugasubira i Kigali. The people who are with me yesterday, I told them about when we were going to work, and then we were going somewhere in Ruhengeri, and then as we entered the car driving, I then felt that we had to turn back to our homes. Mbwira abakozi twari turi kumwe n'umushoferi ntikatisha imodoka dusubiye i Kigali. I told the people that turn back the car, we return to Kigali. Mu by'ukuri byari ibintu utasobanura kuko ntiwikoresha urakoreshwa kandi ugomba gusobanura ukuntu wagaruye abakozi bose bari bagiye mu kazi ukabasubiza inyuma.
This was very difficult to justify because you do not employ yourself. You have to explain and justify the decision you've taken. ariko habayeho kumvira ko icyo Umwuka Wera akoze. But in this moment, there was obedience of what the Holy Spirit has done. nanjye muri ako kanya sinashoboraga gusobanura impamvu dukase, Also, me at that moment, I do not explain the reason why we turned. ariko nkumva tugomba gukata. But I felt we have to turn back. tumaze kugera muri Kigali, When we got into Kigali, twahise duhabwa amakuru ko kuri Nyirangarama abacengezi batwitse imodoka eshatu. we got news that at Nirangarama, the enemy had killed 3 buses. kandi muri izo modoka eshatu harimo minibisi, harimo n'imodoka ebyiri za guverinoma. And in those 3, there was a minibus and 2 government cars. kandi natwe twari dukurikiranye neza n'iyo minibisi. And also us, we are closely following that bus. Umwuka w'Imana yagusunikiye guhindura gahunda cyangwa akagusunikira kureka ikintu runaka cyangwa gukora ikintu runaka, menya neza ngo yabonye imbere. Just know that when the Holy Spirit of God leads you to do something opposite, just know He's seen ahead of you. azi kubona imbere yacu, He knows to see ahead of us. azi kubona ibyo twe tutabonye, He knows to see what we can't azi see. kumenya ibidufitiye umumaro, He knows what we need. azi kumenya ibidukwiriye. He knows what we deserve. ntuzavuge ngo namaze kubitangaho byinshi ntabwo nabirekura, Don't start saying that I've done so much I can't let go. ahubwo umvira kuko niwe azi ibikubereye, Instead, obey because He knows what suits you. niwe azi n'ibyo agiye kugukiza. He knows what is rescuing you kuko from. twebwe tureba ibya none, Because for us, we see today, ariko ibyo mu munota ugiye kuza ntabwo mbizi. but we cannot see ahead of ourselves. ariko Mwuka Wera wazi n'ibyo mu munota ugiye gukurikiraho. But the Holy Spirit knows the next minute. Haleluya. Hallelujah. hari umudamu yabaga muri Haiti. There is a lady who used to live in Haiti. igihe muri Haiti habaga umutingito, ibintu byinshi bikamera nabi. The time there was an earthquake and many things were destroyed. yari ari mu biro, ni mubyara wa Apostle, yari ari mu biro She was in the akorera office. muri etaje ngira ngo ya gatandatu. She was working in the 6th floor. yumva umwuka yumva agomba guhaguruka, She felt she had to stand up. kandi ni mu gitondo, It's in the morning. ariko akumva agiye kwitemberera, And she feels she needs to take a walk. akumva akazi yari arimo karamurambiye. She felt she's bored with the work she was doing. arabanza arakora, arashyiraho agatege, She worked and put more effort. atangira kugira ibitotsi. Then she started feeling sleepy. Mwuka w'Imana aba yagerageje, The Holy Spirit tries. akagucisha ku bintu byinshi kugira ngo arebe ko uhaguruka. He goes through so many waves so that he sees that you stand up. amuteza ibitotsi, He made her sleep. arangije biba ngombwa ko ahaguruka kugira ngo ajye mu kayaga arebe ko ibitotsi bishira. Then she stood up to see that she goes outside to stop sleeping. yaramanutse, ageze ku modoka, When she got to the car, aravuga ngo ntabwo ndi bugume hano, she said, n'ubundi reka ntahe njye kuryamaho gakeya. I will not stay here. Let me go home and sleep for a short time. yinjira mu modoka, She got in the car. agenze nko kuva hano kugera hano kuri umuturanyi hano haruguru. When she got next to the neighbor right up there, mu mamodoka yaridutse bwa mbere ni ya etaje yakoreragamo. the first building that came down was the building where she works. iyi modoka inzu iyo etaje iraryama iryama hasi. That building came down flat to the ground. yunama ku bantu bose bari bayirimo. It went on to everyone who was inside there. nshuti y'umusaraba ndakubwira ngo nimwumvire umwuka w'Imana. Friend of the cross, I tell you, obey the Holy Spirit of God. Haleluya. Hallelujah. umvira umwuka w'Imana niwe azi ibigiye kuba mu kanya. Obey the Holy Spirit of God is the one who knows what is going to happen in a short moment. nagusunikira gukora ikintu runaka, gikore kuko niwe azi ibikubereye. When he pushes you to do something, do it because he knows what suits you. mu nzu y'Imana duhura n'ibibazo bikomeye. In the house of God, we encounter so many problems. ijambo ry'Imana hano ryatubwiye ngo Yesu yuzuye umwuka wera, The word of God tells us that when Jesus was filled with the Holy Spirit, ajyanwa n'umwuka ku musozi.
he was led by the Holy Spirit to the wilderness. impamvu tutumvira ngo dusunikwe n'umwuka w'Imana The reason we are not led by the Holy Spirit of God nuko tutuzuye umwuka wera. is because we are not filled by the Holy Spirit of God. Biragusaba kuzura umwuka wera It requires that you're full of the Holy Spirit of kugira ngo God, umwuka wera gusunikire mu bigomba so that the Holy Spirit of God pushes you in what needs to be done. Hallelujah. Hallelujah. Rero usanga umuntu yinjira mu nzu y'Imana, You find a person coming into the house of God, intebe ihengamye, a chair just crooked, akayicaho akitambukira, and they just pass that chair. kandi yayibonye Yet they've seen the chair, ariko kumva ibyo bitamureba. and they feel that that does not concern Ikibazo them. ni ikihe? What's the problem? Ntabwo yasunikiwe n'umwuka kubona ko iyo ntebe yari akwiye kuyishyira mu They ruhande were rwayo. not pushed, led by the Holy Spirit to see that they had to put the chair in order. Ugasanga muri korari umwe aravuga A uwundi akavuga B. You find in the choir one is saying A, another is saying B. Uwakererewe bamubwira bati turaguhagaritseho kubera ko wakererewe cyangwa wabuze, induru zikavuga. And the one who came late, they say, we'll stop your bet because you came late. They start screaming. Kubera iki? Why? Ntabwo mwuzuye umwuka You're wera. not filled by the Holy Spirit of Igihe God. cyose abantu batuzuye umwuka wera bazahora baryana. The time you're not filled with the Holy Spirit of God, you're always fighting. Kubera ko nta mwuka ubasunikira mu bintu runaka. Because there is no spirit pushing you in anything. Urabijemo kubera ko abashuti bawe barimo. You come in because your friends are there. Ariko ntiwagiye muri kwaya kubera ko wayisunikiwemo n'umwuka wera. But you're not in the choir because the Holy Spirit pushed you there. Ntabwo wagiye muri protocol kubera ko wayisunikiwemo n'umwuka You're wera. not in protocol because they are led by the Holy Spirit of Abantu God. batazi gusunikwa n'umwuka wera bicara bakritika. The people who don't know how to be led by the Holy Spirit are always criticizing. Bicara banegura. They are always slandering. Ariko uriya buriya bikoze ate? Why has this one done this? Muranegura mukanegura n'abariho barabwiriza ijambo ry'Imana. You backbite and slander even those who are preaching. Umuntu agasoma akagarukira kuri 17. Someone reads up to 17. Aho wicaye utariki yabe yaramanutse akagera kuri 19. Where you're seated, you start saying, how I wish they went up to Kandi 18. igihe yateguraga ntimwari muri kumwe. And when they were preparing, you're not with them. Icyo umwuka yavuganye nawe ntimwari muri kumwe. What the Holy Spirit said to them, you are not with them. Hallelujah. Hallelujah. Mwana b'Imana nimusenge mwuzure umwuka w'Imana. People of God, pray and be filled by the Holy Spirit of God. Imana yacu dutabare. May our God rescue us. Umuntu akakubwira ngo egerayo twicarane. The person says, move and we sit together. Ngo tambuka iyo ushaka kwicara hano uba waje kare. And said, you pass. If you wanted to sit here, you'd have come early. Uwo protocol akakuzana akakubwira ngo icara aha ngo ntaho ngiye. The protocol comes and tells you, sit here, and you say, no way. Ntabwo wuzuye umwuka. You're not filled with the Holy Spirit. Urakorera mu mubiri. You are walking in the flesh. Ibibazo dufite ni ukuyoborwa n'umubiri. The problems we have, we are led by the flesh. Kubera ko bakwicaje hariya. Because you're seated there, ugataha uvuga ngo ariko jyewe sinafashijwe. and you go saying, I was not helped. Rwose iyo nticaye muri wa mwanya wanjye simfashwa. When I don't sit in my position, I'm not able to listen. Ndashima Imana kuko ubanza muri iri torero bikorwa n'abakeya. I thank God for in this church, very few do that. Ariko barahari. But they are there. Mwuzure umwuka wera. Be filled by the Holy Kugira Spirit ngo of God, umwuka basunikire gukora so ibikwiriye. that the Holy Spirit pushes you to do what is well. Hallelujah. Hallelujah. Umwuka w'Imana akakwereka ngo dore ririya karo ryarashwanyutse. The Holy Spirit of God shows you, look at this broken tile. Amaso yawe agakanurira ririya karo. And the tile looks at the tile. The eyes look at Ukahareba the tile. cyane. You look at it for a long time. Ariko nanjye navangiwe buriya karo rirandangaje ra. And then I said, I'm really confused. How can a tile? Nyamara umwuka Distract wera me. aragusunikira guhindura iryo karo. But the Holy Spirit is pushing you to change that. Hallelujah. Hallelujah. Bene data mwuka wera ni wazi iby'Imana ishima. Brethren, the Holy Spirit knows what God is happy with. Mwuka wera ni wazi ibinyuze Imana. The Holy Spirit is the one who knows God's Emera will. umwuka wera gusunikira mu bigomba gusunikirwamo. Allow the Holy Spirit pushes you where you need to go. Bakavuga ngo tugiye kwitanga. And they say, please, Muri wowe ukumva uri butange nka miliyoni 5. you feel you give 5 million, Warangiza ugatangira kwa jina la Yesu. and then you start saying in the name of Jesus, Jina la Yesu. get out in the name of Jesus. Satani ndakwirukana. Devil, I chase you. I'm so Satani confused. ntazigera akubwira gukora neza.
The devil will never lead you to do good. satani ntazigera gusunikira gukora ikizaguhesha umugisha. The devil can never push you to do what will bless you. satani azagusunikira mu kigusenya. The devil only pushes in what destroys you. twemerere umwuka w'Imana dusukumire gukora Let's meza. allow the Holy Spirit of God to lead us to do what is. Hallelujah. Hallelujah. Imana yacu ihabwe icyubahiro. May our God be honored. Hallelujah. Hallelujah. umupapa umwe yagiye gukora umurimo w'Imana ahantu. The father was going to do the work of God. yari umupasiteri. He was a pastor. ajya kubwiriza mu itorero He runaka. went to preach in a church. umupasiteri wo muri iryo torero nta modoka yari afite, The pastor in that church had no car, ariko we yari aje mu modoka ye. but him, he had come in his own car. ageze mu itorero, When he got to the church, mwuka amusunikira kujugunyira za mfunguzo. the Holy Spirit pushed him to throw the key. mutekereze kujya kuva hariya kuri ziriya ntebe ukaza ufite n'urufunguzo rw'imodoka. Imagine coming from that chair, you come with a key. agera ku mazabaho afite urufunguzo rw'imodoka. He got to the altar with the key. ahageze umwuka wera amusunikira kurujugunyira pasiteri. And the Holy Spirit led him to throw it to the pastor. ikitugora ni uko dutangira gutekereza The abagore icyo tubabwira, abagabo icyo tubabwira, abana icyo tubabwira, ukazana amarangamutima muri gahunda y'umwuka. The problem is that we think of what we tell our husbands, our wives, and our children, and then you become an obstacle for the Holy Spirit. imodoka y'uwo mukozi w'Imana yari ishaje. The car of the servant of God was old. ahora agenda ikamupfiraho mu nzira. It would always die on the way. noneho atangira kubigira urwitwazo, nese mwuka wera ko kariya kamodoka gashaje, rerererere. umwuka narababwiye ngo ntabwo akirana nawe. Then he started saying, but this car is old, Holy Spirit of God. The Holy Spirit never wrestles with you. yagusunikiye ibyo ukora bikore, niba utabikoze arakwihorera, ubundi ni wowe uhomba. He pushed you to do something. If you don't do it, you're the one who loses. umugabo agiye mu ijambo ry'Imana, The person went in the word of God. asuhuje itorero, He greeted the church. agiye mu ijambo He ry'Imana, went into the word of God. arabwiriza. He preached and preached. hanyuma umwuka w'Imana aramubwira ati ariko wazanye nande. The Holy Spirit of God said, who did you come with? arahagarara. Then he stopped. kubera iki? kuko umwuka yarabonye ko ariho arakorera mu mubiri. The Holy Spirit had seen that he was working in the flesh. arangije mwuka arongera aramwibutsa, The Holy Spirit reminded him, wagendanye nande. who were you? Who did you come with? kubigira ngo atsembe wa mwuka avuga ngo ni mwuka dayimoni, ati muhaguruke dusenge. So that he now starts to quiet the Holy Spirit. He said, stand up barasenga and ati pray. kwa jina la Yesu mugiye gukubita imbaraga zibavangira mu izina rya Yesu, mumanura umuriro mukubita imbaraga zibavangira, kandi tayari niwe yavangiwe. Then he started telling the church to stand up and pray and say, let's hit the powers that are confusing us. Instead, he's the one who was confused. batangira gusenga They started praying. mu izina rya Yesu, mwuka uvangira. mwuka wera nawe ati yes, wabimenye ko wavangiwe, isengere hanyuma ukora ibyo nakubwiye. The Holy Spirit of God said, yes, you are confused. You pray for that and then do what I told you to do. arasenga ngo ndirukana umwuka umvangira, afata za mfunguzo ati mu izina rya Yesu ndirukana umwuka umvangira, azitera wa mukozi w'Imana. And then he prayed and said, I'm putting down the spirit that is confusing me. I cast it out. And then he got the keys and threw them to ku the bushake bwe pastor. byari byamunaniye, His will, it was difficult. ariko umwuka w'Imana muteramo kubikora But the Holy Spirit of God led him to do it kubw'imbaraga ze. because of the power of the Holy Spirit. umwuka w'Imana dusunikira gukora ibintu byiza. The Holy Spirit of God sends us to do the good thing. Haleluya. Hallelujah. nyuma y'ibyumweru bibiri After 3 weeks, aza kuri moto kubwiriza, he would come on a motorbike to preach. umukristo we yari aherutse kugura imodoka nshya. The Christian in his church had just bought a new car. aramubwira ngo moto imuparitse muri parikingi ariho arayivaho, bihurirana n'uko wa mukristo nawe aparitse. arangije mwuka aramubwira ngo nta soni. And then when they came, he was coming to church. They connected and met in the parking while the Christian was parking and the pastor was coming off the bike. The Holy nta Spirit soni said to, uragendera mu modoka pasiteri agenda kuri moto. the Holy Spirit spoke to that person
Aren't you ashamed? You are in a car and your pastor is on a motorbike. yagiye nk'umurwayi wo mu mutwe. She went like a mad person. Urumva nibwo bwa mbere atunze akamodoka. This was the first time to own a car. Ubyumve neza ngo nibwo bwa mbere araguze It akamodoka. was the first time to buy a car. Utekereze nawe ukuntu uba wumva noneho wazamuwe. Now feel how you're promoted when you have a car. Yagiye atya The person went like this. aha pasiteri urufunguzo. She went and gave the key to the pastor like this. dragged Pasiteri it. aramukomanga. And the pastor came Ati, and, yewe n'ibiki what has happened to you? ngo akira Get imana yanyu muraramusenga the God that you pray to every night. akira Get. n'ibyangombwa birimo. Take even the documents. Arongera aragenda ajya And then this kwinjira mu person itorero. went into the church. Ntuzategereze ko ubanza kugenda nk'ikigoryi. Don't wait to walk like a fool. Genda kugira ngo bikugirire umumaro. Go so that it's useful to you. Emerera umwuka kugusunikira mu byo ugomba gukora. Allow the Holy Spirit to lead you in what you have to do. Nitwemerera umwuka kudusunika mu byo tugomba gukora, When we allow the Holy Spirit to lead us in what we have to do, umugisha uri mu ruhande rwacu. the blessing is on our side. Tuzakora umurimo w'Imana. We shall do the work of God. Ubu nshobora kubabaza ngo ni bangahe bariho barasunikirwa kuza kwinginga ariko byabananiye. I can ask you that how many people have been pushed to come and intercede, but they have failed. Muririrwa murwana n'umutima. You start fighting with your heart. Mwene data niba ukora umurimo w'Imana, Brethren, when you do the work of God, saba umwuka wera kugira ngo uwujyemo ari wowe ugusunikiyemo atari wowe ukurikiye gutyo gusa. ask the Holy Spirit of God to lead you and not you following yourself. Nuwukora wumva ubisukumirwamo uzawukora neza. When you do it knowing you've been led by the Holy Spirit of God, you do the work well. Aha nahatinze kuko niho tugwingiriye abakristo. I have focused on this area because this is where we have dwarfs of Christians. Nababwiye ko naguhuje ibintu bibiri. I told you that we connected two things. Gusunikwa n'umwuka no kuyoborwa n'umwuka. To be pushed by the Holy Spirit of God and to be led by the Holy Spirit Kuko of God. umwuka ashobora kugusunikisha atavuze wowe ukabyisangamo. Because the Holy Spirit of God can push you without speaking and you find yourself there. Cyangwa akakuyoboza ijambo ryo mu mutima. Or he leads you with a word in your heart. Hallelujah. Hallelujah. Ukumva ijambo rirakubwira ngo haguruka ugende. And you hear a voice telling you, stand up and go. Ijwi rikavugira muri wowe ryoroheje cyane. And the voice speaks through you, very humble voice. Ahangaha abantu bibaza ngo ni gute natandukanye ijwi ryawe n'ijwi ryanjye. Ijwi ry'umwuka n'ijwi ryanjye. How can I separate my own voice and the voice of the Holy Spirit of God? Hallelujah. Hallelujah. Ijwi ryawe My voice riragutota. just scares you. Jya mu mujyi. Jya mu mujyi uti ndajya gusenga. Oya jya mu mujyi. Jya mu mujyi uramisinga n'akazi kawe. Jya mu mujyi urabona se uzabona ubundi mwanya he. Ijwi ryawe riba rigutota mpaka ukoze cya kindi ijwi ryawe rirohera ku. Your voice always forces you and touches you so that you do that very something. Buri ijwi ry'umuntu rimeze nk'ijwi rya Satani. The voice of a person is like the devil's voice. Uretse ko Satani washyiraho n'iterabwoba. Except that the devil threatens you Kandi agasakuza. and he screams. Ariko ijwi ry'umwuka wera riza gahoro. But the Holy Spirit's voice is gentle. Uryumvira muri wowe rigahoro. You hear it within you, very gentle. Kandi ntirigukerereza. And it doesn't make you late. Uraryumva waryumvira ni sawa utaryumvira rikicecekera. When you hear it, it's okay. When you don't, it just keeps quiet. Imana yacu ihabwa May icyubahiro. our God be honored. Aho birumvikanye neza. Is it clear? Tumenye gutandukanya ijwi ryacu. Let's know how to separate our own voice, Ijwi ry'umwuka wera. the voice of the Holy Spirit of God, Kandi ijwi ryacu akenshi rikubwira ibyo ushaka. and our voice always tells you what you want to hear. Rikubwira ibyo umaranye igihe wifuza. It tells you what you've spent time desiring. Ariko ijwi ry'umwuka wera rikubwira n'ibyo utatekerezaga. But the voice of the Holy Spirit tells you even the things you are not thinking about, Utigeze utekereza bibaho. that you've never thought about. Ariko kumvira umwuka wera ni iby'igiciro. But obeying the Holy Spirit of God is of value. Kandi iyo wumviye umwuka wera ibintu byose bigenda neza. When you obey the Holy Spirit of God, things go well. Reka ndangirize ku kindi kimwe. Let me finish on one point. Nacyo ndagihurizamo mu bintu bibiri. I'll connect it with two things.
ni ukukubwira ngo umwuka w'Imana niwe ukurwanirira kandi niwe ugutsindishiriza. is to tell you that the Holy Spirit of God fights for you and grants you victory. Dusoma Abikorinto ba kabiri Let's read Corinthians, 2 Corinthians 10 10, umurongo wa 3 n'uwa 5. verse 3 and 5. Abikorinto ba kabiri 10 guhera ku murongo wa 3 kugera ku wa 5. 2 Corinthians 10, verse 3 to 5. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu ntiturwana mu buryo bw'abantu. For though we live in the world, we do not wage war as the world does. Kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi. The weapons we fight with are weapons of the world. On the contrary, find power to demolish strongholds. Dukubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God. Dufatamira ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomororere Kristo. Amen. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ndashaka kukubwira ngo uri mu rugamba. Turabizi ko turi mu buzima bw'urugamba. I want to tell you that we are in a battle. We are in a life of a battle. Turi mu rugamba. We are in a battle. Ariko urwo rugamba barugushyize imbere nk'inyama n'amaraso ntabwo warutsinda. But if they put that battle before you as flesh and blood, you can't win it. Umunsi umwe Imana igufunguye amaso ukareba imitego baba baguteze mu nzira wakwirukanka. One day if God opens your eyes and you see the traps are in your way, you would run away. Imana igufunguye amaso ukareba utudayimoni twuzuye ku nzu yawe no mu rupangu rwawe. If God opens your eyes to see the demons filled in your house and in a compound, ntabwo wakongera kurwinjira mu rwo you rupangu. cannot enter that house. Imana igufunguye amaso ukareba utudayimoni tugenda ducicikana muri biro yawe ukoreramo. If God opened your eyes to see the demons walking and crossing in your office where you work, cyangwa utudayimoni ugenda ubisikana natwo muri supermarket, or the demons that you crisscross in the supermarket, ntabwo wakongera kugira ikintu ukora muri iyi si. you cannot do anything in this world. Hallelujah. Hallelujah. Ibyo byose ntabwo bireba. All that you can't see. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo intwaro turwanisha si iz'abantu. This is why the word of God tells us that the weapons we fight with are not human weapons. Turwanisha umwuka. We fight with the Spirit. Umwuka wera ni wo bahagaze aho ngaho ari harakubita turiya tuntu. The Holy Spirit of God is not standing there hitting all that. Intambara urwana zakabaye zarakumaze. The battles that you fight could have killed you. Kuko abadayimoni na ninjoro ntibaryama. Because demons even at night don't sleep. N'abakorera satani ntibaryama. And the ones who serve the devil don't sleep. Bagucungira mu bitotsi kugira ngo bagukubite. They watch you sleeping so that they hit you. Ariko noneho umwuka w'Imana akabakubita. Yet the Holy Spirit of God hits them. Hallelujah. 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 Umwuka w'Imana akabahondagura. And the Holy Spirit of God hits them. Kubera ko nababwiye ngo turiho ikimenyetso. Because I told you we have a sign. Kandi umwuka w'Imana azi ibibazo tubamo. And the Holy Spirit of God knows the problems we encounter. Yesu yabwiye data ati data ndagusaba ngo ubarindire muri iyi si. Sinkubwiye ngo uyibakuremo ahubwo uyibarindiremo. Jesus told his Father, watch over them in this world. I didn't say that you take them out, but please protect them in this world. Ninde uturindira muri iyi si? Who protects us in this world? Umwuka wera uturindira muri iyi si. It's the Holy Spirit of God who watches over us in this world. Ninde uturwanira intambara? Who fights our battles? Ni mwuka wera uturwanira intambara. It's the Holy Spirit of God who fights for us. Hallelujah. Hallelujah. Arazirwana. He fights the battles Agahamagara n'abamarayika. and calls angels. Bakaza bakakurwanirira. And they come and fight for you. Hallelujah. Hallelujah. Imana yacu ihabwe icyubahiro. May our God be honored. Imana yacu ihabwe icyubahiro. May our God be Mu honored. bihumbi 2009 In cyangwa 2009, ni 2008 2008, nari ndiho ndava igisenyi. I was coming from Gisenyi. Ndi kumwe umushoferi yacaniriye kabisa. Hari isoko hariya hagati ni hehe
mu nzira hari ahantu haba isoko niba ari Nyabigeni nyuma urenze kuri basi ubundi iyindi akandi karere gahari uvuye mu Ruhengeri mu karere kari aho ngaho haruguru y'umuhanda hari isoko. Noneho mwumva ukuntu Satani akora. Listen to how the devil works. And he prepares his army. Noneho akana gasunikwa n'umuntu mu muhanda. And the child was pushed by someone in the road. Hallelujah. Hallelujah. Agasunikira mu muhanda. And the person threw the child in the road. Haruguru y'umuhanda hari abantu bafite imipanga n'impiri utamenya aho babikuye. Other side of the road there were people with a panga and sticks. You didn't know where they got them from. Ndangije ndavuga ngo Mwuka Wera. Then I said, Holy Spirit of God. Umushoferi n'ukuri byo mbabwira n'ukuri ntazi ukuntu yafashe feri. The driver does not know how he stopped the car using his brakes. Tekereza warengeje 80. No, imagine when you're over 80. Umuntu bakamusunikira mu muhanda. And they push someone in the road. Gufata iyo frame mu muhanda mwumva bishoboka. Now can you imagine braking at 80? Mwuka Wera yafashe feri. The Holy Spirit took the brakes. Umwana ahagarara imbere y'imodoka. And the child stood in front of the car. Imodoka ntiyamukoraho. The car did not touch the child. Hallelujah. Hallelujah. Umushoferi avamo. The driver left. Yicara hasi. He sat down. Mbese yarazi ko birangiye. He thought it was over. Kandi ntitwari kuvaho. And we could not have left that place. Bari kutwica. They would have killed us. Hallelujah. Hallelujah. Barangije abari hejuru y'umusozi. And those up the hill, baravuga ngo bari abantu bafite imbaraga z'abarozi. And they said those people have power of the witches. Bikubwira ngo Satani yari yapanze gahunda. Which means that the devil had planned. Ibyo Satani apanga umwuka w'Imana ni ubipangura. What the devil plans, the Holy Spirit unplans. Barapanga bakongera bagapanga uko bapanga niko apangura. They plan and he unplans. Tukaba tukiriho uyu munsi. And we are still alive today. Tukaba tukivuga ijambo ry'Imana. And we are still speaking the word of Hallelujah. God. Hallelujah. Imana yacu ihabwe icyubahiro. May our God be honored. Imana yacu ihabwe icyubahiro. May our God be honored. Umwuka w'Imana ahora na antidote. The Holy Spirit of God is still after antidote. He has an anecdote. Kuko baraza bakaza no ku nkono watetse bagashiramo uburozi. They come when you're cooking, they put poison kugira ngo upfe, so that you die. Ariko Mwuka Wera akaba arahari. And the Holy Spirit is present. Hallelujah. Hallelujah. Bantu b'Imana. People of God. Dufite amahirwe yo kugira Umwuka Wera. We have the opportunity of having the Holy Spirit of God. kuba inshuti n'Umwuka Wera. Desire to be friends with the Holy Spirit. Shakisha kuba inshuti n'Umwuka Wera. Desire to be friends with the Holy Spirit of God. Konjya mbabwira uwangemuriye capati. I want to tell you someone who brought me chapati. Akazizana zirimo uburozi. And he brought them with poison. Muratekereza ko kugira ngo nzirye singira icyomba ninde wakubisemo agati gakura mu ubwo burozi? And you want to imagine if I ate them and I didn't die, who put medicine so that the poison comes out? Intwaro turwanisha ntabwo ari iz'abantu. The weapons we fight with are not human weapons. Intwaro ziturwanirira ntabwo ari iz'abantu. The weapons that fight for us are not for people. Ntuzagire icyo wirata. Don't boast. Hallelujah. Hallelujah. Urwanirwa n'Umwuka Wera. The Holy Spirit fights for you. Umwuka Wera niwe ugutsindira urugamba. The Holy Spirit wins your battles. Niba waruzi abantu biyegeranije kugira ngo bagushwanyaguze. If you know people have gathered to destroy you. Ariko ndashaka kukubwira ikintu kimwe. But I want to tell you one thing. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nibabanga ntabwo ari mwe bazaba banze n'igihe bazaba banze. He says when they hate you, it's not you they hate, it's me. Hallelujah. Hallelujah. Baranga uwo batazi. They are hating who they don't know. Bibwira ngo ni wowe banga. They think it's you they hate. Ariko banga umunyambaraga. But they are hating the powerful Kandi one. uwo munyambaraga ntazabaha agahenge. And the powerful one will not give them room. Niyo mpamvu ibyo bazagupangaho byose bizapfa. That's why every plot will be destroyed. Ibyo bazagupangaho byose bizapfa. Every plot will be destroyed. Wowe nugendere mu mategeko y'Imana. When you move in the will of God. Hallelujah. Hallelujah. Mbwirira uwo mwicaranye ngo bazatsindwa. Tell your neighbor that they'll be defeated. Bazatsindwa. They'll be defeated. Hallelujah. Hallelujah. Ngo niba n'abakuru
bakabajyana mu nkiko when they take you to court, ngo ntimuzagire ubwoba don't be fearful. ngo umwuka wera niwe azabigisha ibyo muzavuga. The Holy Spirit will teach you what to say. Hallelujah. Hallelujah. Wowe ni ujya umenya ngo habaye inama nk'abantu mukora muri leta mbigisha ubwenge. When you know that there is a meeting like you people who work in the government, let me teach you. Umenya ko hari gahunda y'inama y'abaminisitiri yenda kubaho. When you know that there is a cabinet meeting going to take place, ujya ubwira mwuka wera ngo genda wivangemo. tell the Holy Spirit, go and connect yourself there. Wivangemo ku bwanjye. Go and do it for me. Hallelujah. Hallelujah. Azivangamo izina ryawe barivuge ritari riri kuri gahunda batari bariteguye kuko bariya bose arabakoresha. He will go and connect himself there and they'll talk about your name because all those people serve the Holy Spirit of God. Hallelujah. Hallelujah. Reka mbabwire dukoresha amahirwe twahawe. Let me tell you, let's use the opportunities we have. Dukoresha amahirwe twahawe. Let's use the opportunities we are given. Iyo bakubwira ngo uri umutsinzi no kurushaho, When they tell you that you're more than a conqueror, ujye ubimenya neza ko uri umutsinzi no kurushaho. know that you're a conqueror much more. Icyo ubonye utinjiyemo If you see you haven't gone in something kandi warasenze, and yet you prayed, ujye umenya ko ari uko kitari kiri mu bushake bw'Imana. just know that it's not in the will of God. Ikiri mu bushake bw'Imana What is in the will of God kizaza kikwirukankaho. will come searching for you. Bazaguhamagara bakwirukankaho. They will call you running after you. Bazakwinginga They will plead with you. atari bo bakwiyingingisha, Not them pleading with you. ahubwo mwuka uri muri uri urabakoresha ari ubatuma kukwinginga. The Holy Spirit in them will use them to plead. Igihe kirageze Time has come kandi kirasohoye and it's fulfilled kugira ngo abantu batubonemo umwuka w'Imana. so that people see us in the power of the Holy Spirit Iyo of God. bakubonyemo umwuka w'Imana When they see the power of the Holy Spirit in you, bakubonamo ibisubizo. they see answers in you. Hallelujah. Hallelujah. Kukubonamo ibisubizo. They are going to see answers in you. Wibabazwa n'akazi utagiyemo. Don't be sad because of the job you didn't Kariya take. ntikari akawe cyangwa igihe nticyari cyakagera. That is not yours or the time has not yet come. Cyangwa hari umutego Satani yari yagutegeyemo. Maybe there was a trap the devil had put there for you. Ariko mwuka wera ariho arategura. But the Holy Spirit of God is Mwuka preparing. wera ariho arategura. The Holy Spirit of God is Ushobora preparing. kuba ufite amadosiye yawe ahantu runaka. You may have so many files somewhere. Ubuhangayitswe nuko bataguhamagara. And you're so worried they're not calling you. Kandi iyo usenze umwuka aricecekera. When you pray, the Holy Spirit is quiet. Ntabwo yakuretse. He didn't leave you. Kandi nta nubwo yakwibagiwe. He didn't forget you. Aracyariho arakuraho imitego ya Satani. He's still removing the plots of the devil. Aracyakuraho imitego ya Satani. He's still removing the devil's Imitego plot. nimara kuvaho, When the plot leaves, baraje dosiye yawe bayibuke. they will come and remember your file. Baraje bibuke dosiye zawe. They'll remember your file. Ntuzatinye umwana w'umuntu utagira umwuka wera. Don't fear a human being with no Holy Spirit of God. Uzatinye umuntu yuzuye umwuka wera. Fear the person with the Holy Spirit of God. Umuntu yuzuye umwuka wera The person full of the Holy Spirit of God yagukoraho icyo ashaka. can do anything he wants or she wants. Kuko iyo yuzuye umwuka wera, Because when they are filled with the Holy Spirit of God, akanwa ke gahinduka k'Imana. the mouth becomes a mouthpiece of God. Imana iramwumvira. God obeys. Hallelujah. Hallelujah. Imana yacu ihabwe May icyubahiro. our God be honored. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Ntacyo Hallelujah. bazadutwara ndugu yangu. They will do nothing to us, friends. Nzajya mpora mbabwira ngo abakorera umugabo yatsinzwe. Those serving the enemy who failed, Ni ukuri jyewe ndababarira abantu bakorera Satani. I'm so sorry for the people who serve the devil. Ariko uzi gukorera umuntu yatsinzwe. Do you know serving someone who is defeated? Uba utegereje iki? What are you waiting for? Nawe utegereje gutsindwa. You're waiting to be defeated. Hallelujah. Hallelujah. Urumva ugenda uturebere hariya hantu utwumvire maze turebe. Barumva ngo babigenze bate? Go and check for us. Go and eavesdrop and see what they are saying. What will they do? Barumva babigire bate? What will they do when they hear? Intwaro turwanisha si iz'abantu. The weapons we fight with are not for people. Twebwe tumeze nk'umuyaga. Us, we are like wind. Bazajya baza badushakire Samuduha. They will start searching for us in Samuduha, Basanga umwuka w'Imana yadutwaye Busanza. and the Holy Spirit will have taken us to Busanze. Hallelujah.
intwaro turwanisha si nk'iz'abantu. Our weapons are not like people's. Haleluya. Hallelujah. Kandi twateguriwe gufata mpirizo ibyo bitekerezo by'abatwanga n'abaturwanya. We were prepared to take captive with all those thoughts that Ibyo fight for us. bitekerezo byabo mujye mubifata mu bigomororere Kristo. Always take a hold of their thoughts and give them to Christ. Ubigomororere Umwuka Wera. Give them to the Holy Spirit of God. Umubwire uti deal with it. Deal with it, Holy Spirit of God. Hangana nabyo. Jiteho Mwuka Wera. Jewe nakoze ibyo nagombaga For gukora. me, I've done what I have to do. Haleluya. Hallelujah. Mumbwirire ngo uri umutsinzi no kurushaho. Tell your neighbor that you're a conqueror much more. Haleluya. Hallelujah. Uri umutsinzi. You are victorious. Nabakujyana mu rukiko. Are those taking you to court? Uzatsinda. You will win. Ni mu kazi baguhagurukiye. Is it in work? Uzatsinda. You win. N'abariho barahaguruka bavuga ngo ntuzazamurwa. Are people fighting you saying you won't be promoted? Abo ugiye kubakoresha. You will use them. Abo ugiye kubakoresha. They will serve you. Haleluya. Hallelujah. Imana yacu ihabwe May icyubahiro. our God be honored. Hari umugabo twigeze gukorana. There is a man we used to work with, Hanyuma bahuza za department. and then they brought the departments together. Uwo mugabo baramubwira ngo rero kuva uriya mudamu aje gukora hano umenye ko agukuye mu kazi. Just know that since this lady has come to work here, she's come to take you out of your work. Atangira kundwanya. Then he started fighting me. Atangira kundwanya. He started fighting me. Namushyira idosiye ntayisinye. When I would take my file, he wouldn't sign. Ndangije ndavuga ntagasuzuguro k'abadayimoni nzi aho karangirira. Then I told her, I know where this devil's despising, I know where it ends. Masengesho. Then I went into prayers. Mbwira Imana ngo nzasohoka muri iki cyumba ari uko umpaye igisubizo. I said, I'll come out of this room after you give me an answer. Reka nkubwire n'ujya ushaka ko umwuka w'Imana kurwanira uru rugamba. When you want the Holy Spirit of God to fight a battle for you, Ntugashyireho igihe cy'amasengesho. don't put a time of prayer. Kuko ngo tugomba kubigomororera Kristo. We have to surrender things to Christ. Abo baguhagurukiye bagomororere Kristo All Yesu. those people standing against you, give them to Izo plani Christ. zabo zihe Kristo Yesu. Give their plans to Christ. Maze murebe ngo birivanga. Now see things confusing themselves. Narasenze. I prayed Ndasenga. and prayed. Ndasenga iminsi 30 And irashira. I prayed 30 days. Nta gisubizo. No answer. Ndakomeza. I continued. Ndakomeza. I continued. Ku munsi wa 58 At 58 days, umuntu araza arambwira aje yiruka avuye kure. a person came running to tell me, Arambwira ngo umwuka kuntumyeho. the Holy Spirit has sent me to you. Arambwira ngo rekeraho amasengesho n'urye. Stop your prayers, eat. Haleluya. Hallelujah. Ndangije naye ndavuga nti mwuka wera ndabirya dore ko nari maze n'igihe ntabirya. I'll eat, Holy Spirit of God. I've spent time not eating. Nahagarikiye aho. I stopped there. Nsaba ka cyayi n'umugati. And I asked for tea and bread. Haleluya. Hallelujah. Ku wa mbere njya ku kazi. On Monday, I went to work. Ku wa mbere wari umunsi wujuje 30. On Monday, it was a 30th day. Njya ku kazi. I went to work. Nkuko nageraga mu kazi hakiri kare. When I got to work, N'ubundi nahageze kare. I got there early. Wa mugabo nawe yari yahageze. He had also arrived. Ariko hagati aho reka mbabwire icyari cyamubayeho. In between, let me tell you what happened to Wa that person. munsi bambwira ngo nimpagarike amasengesho. The day they told me to stop the prayers, Nawe yaraye muri Faisal. he slept in Pfizer. Haleluya. Hallelujah. Azamura pressure mu buryo butarabaho muri iyi si. His pressure went high in an exceptional manner. Umukozi bakoranaga uwo twasenganaga The person who used to pray together amenya ibibaye. got to know what happened. Arampamagara. Then they called me. Ngo uri hehe? Come. Nindi mu masengesho. I'm in prayers. Ngo sengera runaka karaba yarapfuye. Pray for this person is dying. Ndamusengera kubera iki ninde yamuntumye. I'm praying for that person who sent me. Ndamusengera kubera iki ninde ngo ndabiza amasengesho yawe niyo muhitanye. Pray for this person. I know your prayers are the ones taking him here. Ariko hagati aho nanjye numva ko bakaranteye. And then I also felt scared. Nsubira mu cyumba. Then I went in the room. Mbwira mwuka wera. I told the Holy Spirit of Mwuka wera God, ndakwinginze. Holy Spirit of God, I Uyu plead with you. mugabo ntapfe atarabona icyubahiro cyawe. Let this person not die before they see your honor. Mureka banzaze. Let him come back. Asinye ya madosiye. Sign those files. Hanyuma nanamusimbure. Then I replace them. Amenye ko mfite Imana. And they know that I have God. Bandugu dufite Imana. We have God. Hallelujah. Hallelujah.
yarembye kuwa gatandatu He got very ill on Saturday. ariko yarembye mu buryo bukojeje isoni It was a shameful way. ari mu nama ahantu kandi inama ikomeye He was in a big meeting. babona umugabo aridukanye n'intebe ye Then he fell with his chair. agwa hasi baraterura bajyana He kwa fell muganga. down. They carried and took to ku hospital. cyumweru nyuma ya saa sita On Sunday after lunch, pressure iba normal the pressure was normal. bahita baramusezerera Then they said, Go, leave the hospital. ku wa mbere asunikwa n'umwuka On Monday, he was led by the Holy Spirit of aza God. mu biro He came to the office. umuntu wa mbere yahamagaye The first person he called, nijye yahamagaye it's me. kandi nari nicaye mu biro ntegereje ko And I was ampamagara. waiting for him to call me. haleluya Hallelujah. grace we wahageze nti ndahari Grace, are you around? Come. zamuka tuvugane Come and we talk. navuga nti umwuka wera haleluya Holy Spirit, hallelujah. azabikora humura He will do it. barakina n'uwo batazi They are praying with who they ujye don't uba know. confident uyigirire icyizere mu mwuka w'imana ari muri wowe Always be confident in the Holy Spirit in you. ngo harya aya madosiye yawe arasinye Are your files signed? ntoya nyakubahwa muyobozi No leader. ahamagara sekretari we He called his secretary. azana ibidosiye bingana gutya He brought all the files. arangije arabwira sekretari He told the ngo secretary, nta muntu nongera kwakira hano I will not receive any other person kugera ubwo ndangiza gusinya ayo madosiye until I finish to sign these files. haleluya Hallelujah. ntutekereze ngo mwuka azakuvuganira mu bakijijwe Don't think the Holy Spirit of God will speak for you in those who are saved. azakuvuganira no muri ba bakozi ba satani He will also speak for you on behalf of you kuko and the twizeye devil's advocates. umunyambaraga Because we have a powerful God. haleluya Hallelujah. arangije arambwira ngo grace we icara aho ngaho urava hano utwaye amadosiye yawe Grass, sit here. You leave when you've taken your files. arangiza amadosiye He finished them. ajya mu nama hari kuwa mbere He went in the meeting on Monday, mu nama y'abadiregiteri in the meeting of directors. haleluya Hallelujah. bari bariho barategura inama ya kabineti They were preparing a cabinet meeting. imana yacu ihabwa icyubahiro Our God be honored. inama ya kabineti iba kuwa kane And meeting of cabinet was on Thursday. umugabo asohoka bamusimbuye The person left when they had replaced him. yasimbuwe nande Who replaced him? yasimbuwe nande Yeah. dufite imana We have God. haleluya Hallelujah. ntacyo ukwiriye gutinya You can fear nothing. izakurwanirira God will fight for you kandi azagutsindishiriza and will give you victory. imana ihabwa May icyubahiro our God be honored. muhaguruke dusenga imana Stand up and we pray to God. iteka muri iyi minsi nza hano nzi ko ngiye kwigisha vuba vuba Every time I come knowing I'm going to teach for a short time, ariko bikarangira mfashe umwanya muremure and it ends when I've taken a long time. ariko niko bigenda na mwuka wera iyo utangiye gusenga mu mwuka When you start praying with the Holy Spirit, that's how it happens. umwuka w'imana ntashaka kukurekura The Holy Spirit of God does not want to let go of ariko you, mumenye kugendana n'imana but know how to walk with God. mumenye gukorana na mwuka wera Know how to walk with the Holy Spirit of mukunde God. mwuka wera Love the Holy Spirit of God. mugendane na mwuka wera Move with the Holy Spirit of God. ariteguye He's ready. nawe witegure Be ready too. ubundi urugamba ni urwe Then the battle is for the Holy Spirit. rumurekere Leave the Holy Spirit. azarurwana He will fight the battle. imana yacu ihabwa May icyubahiro our God be honored. tugiye gusenga We are going to pray. waba ukuze Whether you're old, waba uri We- umwana whether you're a child, ndashaka ushyira icyifuzo iki put one prayer request, kimwe one, imbere y'imana before God wifuza that you desire, ko gikemuka burundu vuba hihuse that it happens quickly. haleluya Hallelujah. icyifuzo ushaka ko mwuka wera cyitaho kigakemuka byihuse The desire that you want the Holy Spirit of God to take care of quickly. urugamba ntabwo ari urwacu The power, the battle is not ours. urugamba ni urw'umwuka The battle is for the Holy reka Spirit of dusenge God. mu izina rya yesu Pray in the name of Jesus. data mu izina rya yesu Our Kristo Lord, in the name of Jesus Christ, tuzanye imbere yawe ibyifuzo senga cyane we are senga bringing you cyane a prayer senga request. nk'uwariye usenge nk'ufite Pray imbaraga like someone who usenge ate, nk'uwiyemeje someone who is victorious. data tuzanye imbere yawe Lord, we bring before you ibyifuzo by'abana bawe prayer requests of your children. ni ukuri ntawuzi true. imbere yawe ngo atahe amara amasa No one comes and they go empty-handed. ntawuzi imbere yawe ngo atahe amara No amasa one comes and goes empty-handed. tuzi ko uri umugabo uzi kugaba mwuka wera We know
you're a Holy Spirit who knows how to reka urabe grant. icyifuzo cya buri wese hano See everyone's prayer request. reba icyifuzo cya buri wese hano See a prayer request of each and kandi icyo everyone. cyifuzo gikemuke mu izina rya Let that yesu prayer request be icyo resolved. cyifuzo gikemuke mu izina rya Let yesu that prayer request be resolved in the name of bagendere Jesus. Visit them. bagerere mu bakomeye Visit them in the big people. baterurire ayo madosiye Carry for them that file. uyashyire ahagaragara Put it in the right place. yitabweho Take care of it. yibukwe Let them be remembered. bavuganire Speak for them. bavuganire Speak for them. basunikire aho ushaka Push them where you want. basunikire aho wateguye Push them where you prepared. bakemurire ibyo bibazo Prepare. kemura ibyo mu ngo Solve their problems. kemura ibyo mu kazi Problem, their home problems. bikemure Resolve kemura them. ibyo mu mwuka Resolve spiritual problems. haleluya Hallelujah. urakoze mwuka wera Thank you, Holy Spirit of God. turaguhimbaje We praise you. tuguhaye icyubahiro We give you the honor. mu izina rya yesu In the name of Jesus. amen Amen. yesu abaha umugisha May Jesus bless you. bwira uwo mwicaranye Tell your neighbor, uzi ko byarangiye do you know it's finished? ariko mubivuge mubyizeye Speak with faith. tuzi ko byarangiye ariko Do you know it's finished? wari ubizi Did you know? utaka kanya birarangiye Right now it's finished. aka kanya birarangiye Right now it's finished. haleluya Hallelujah. imana yacu ihabwe icyubahiro May our God be honored. yesu abaha umugisha May Jesus bless yesu you. abagirire neza May Jesus do good to you. uyu munsi kuva usohotse hano Today, as you go out, uyu mugoroba ndiho ndakubwira this evening, I'm telling you, usohotse hano as you leave this place, uraza gutangira ubona ibintu byikora you're going to see things sorting themselves, byikora things sorting themselves. haleluya Hallelujah. bigiye kwikora Things are going to sort themselves. atari mbese iyo nkubwira ngo kwikora mwuka wera waraba ari ku murimo ariko we nta mbaraga uri bubishyire When I talk about things sorting themselves, it's the Holy Spirit at work. icyo nzi tuzagera ku cyumweru We'll get on Sunday hari amashimwe hano when we have Thanksgiving. hari amashimwe hano When we have Thanksgiving. hari amashimwe When hano we have Thanksgiving. haleluya Hallelujah. hazaba hari amashimwe We shall have Thanksgiving. wowe ubwawe utangira ugenda ugirana igihe n'umwuka wera wuzura umwuka Go and spend time with the Holy Spirit and be filled. ibindi bigiye kwikora The rest will be done. imana ibaha umugisha May our God bless you. yesu abaha umugisha mwicarira Jesus bless you.